Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, après avoir regardé cet élément multimédia, Nshuti bavandimwe banyamakuru ndetse namwe bavandimwe bacu banyekongo, nyuma yo kureba iki gice cy'amashusho, ikibazo cyahise kinzamo ni ukumenya niba ibi tubona bidakomeje kuba ibindi bimenyetso by'ubugizi bwa nabi n'ubugome bukabije bukorerwa abaturage bacu, bikabashyira mu rwego rwo kubura ubwirinzi no kubagira insuzugurwa mu gihugu cyabo. Hashize amezi menshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibaye mu bibazo by'umutekano muke uhoraho byashegeshe cyane intara zo mu burasirazuba, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo na Ituri. Abaturage bo muri izi ntara bamaze igihe kinini basa n'abatereranwe, nta buyobozi bwabagobotse ku buryo byabateye agahinda n'akarengane kenshi. Nitwahisha ukuri, ibi byose biterwa no kubura ubuyobozi bufite inshingano kandi bubishoboye. Mu ntara ya Ituri ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwicanyi bikomeje kwambura abaturage ubuzima n'ibyago, nta bufasha na buke bahabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Mu mijyi minini nka Bunia, imitwe y'inyeshyamba imaze kwifata nk'abategetsi b'umujyi, nibo bagenga ibyo bashaka kandi bamwe muri bo bakorana n'abafite ubutegetsi kugira ngo babone imbaraga zo gukandamiza abaturage. Ibyo byose birakorerwa nta na kimwe ubuyobozi bw'igihugu bubikoraho. Hari n'abayobozi bo mu nzego za leta bitwikira politike bagakorana n'imitwe yitwaje intwaro, maze amategeko agasimbuzwa ingufu, abaturage bakaburirwa irengero. Mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibibazo bikomeje kwiyongera buri munsi, abaturage bakomeje kwicwa, barameneshwa ndetse bagakandamizwa. Byose bikaba bikorwa mu izina ry'inyito yiswe ngo abaturage kavukire, ikintu gikomeje kwitirwa politiki yo gushaka guheza abandi no guteza urwango. Ibi byose bikaba bikorerwa imbere y'ubuyobozi bw'igihugu bwabuze icyo bukora kandi bisa n'uko bwarambiwe cyangwa bwaretse abaturage ku buryo bateshejwe agaciro n'uburenganzira bwabo. Ni ibintu biboneka neza ku muntu wese ureba ibintu mu mucyo ndetse ufite ubwitonzi ko mu gihugu hakenewe ubuyobozi bufite inshingano, bubereye abaturage kandi bwubahiriza demokarasi. Iyo tutitwara nk'abayobozi babishoboye, ntabwo twari kugaragara mu buryo bw'imikorere n'imyitwarire idahwitse irimo no gushyira bamwe mu baturage mu rwego rwo kutitabwaho na gato. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa n'iyateranye abaturage bayo ku buryo bamwe babayeho barambuwe uburenganzira bw'ibanze ndetse n'uburenganzira bwo kubaho nk'abantu mu gihugu cyabo bitewe n'ubuyobozi budafite inshingano. Iyo leta nyine niyo ikomeje gushyigikira abica abaturage kurusha uko yita ku baturage bayo. Banyamakuru bavandimwe, hashize amezi menshi dusaba ko hasinywa kandi hagashyirwa mu bikorwa amasezerano yose yemerejwe imbere y'umuryango mpuzamahanga. Ibyo ntabwo ari ikimenyetso cy'ubugwari, ahubwo ni ikimenyetso cy'inshingano no gushaka amahoro arambye kuri rubanda. Ibi ni ukubera impamvu zifatika z'amateka zo kurengera abaturage no kubakura mu mibabaro irambye. Ariko nubwo bimeze bityo, ubutegetsi buriho bwagaragaje ko ari ubutegetsi budafite ishingiro ryo kuyobora kandi budaha agaciro indahiro zabwo. Ntibwigeze na rimwe bwitondera cyangwa ngo bwubahirize ibyo bwasezeranije, nubwo basinyiye amasezerano yo guhagarika intambara no kugarura ituze mu gihugu. Byongeye kandi ubutegetsi bwanze kubahiriza ibyo bwasezeranyije, ahubwo butangira ibikorwa by'ubushotoranyi. Uwo mutwe w'ubutegetsi niwo wateguye kandi wateguye neza ibitero byakozwe tariki ya 2 Nyakanga 2025 byakorerwaga mu bice bitandukanye, cyane cyane mu duce two mu burasirazuba.
hari ibitero byibasiye abaturage mu bice bya Otuere no mu baturanyi bayo, byasize imiryango myinshi mu marira. Tariki ya 22 Nyakanga 2025, ndetse naho mu bindi bice habaye igitero cy'umutwe w'inyeshyamba bafatanyije na leta, nabo bakaba barakoze igitero giteye ubwoba. Tariki ya 23 Nyakanga 2025, mu bindi bice imitwe y'abagabye ibitero ifatanyije n'abandi bayoboke ba leta bakoze ikindi gitero gikomeye cyahitanye abaturage b'inzirakarengane. Ibindi bisobanuro birambuye n'amazina y'ahabereye ibi bitero byose bizasangwa mu nyandiko iri ku mugereka izashyirwa ahagaragara. Hari imyanzuro ibiri y'ubufasha bw'abagiraneza yabujijwe mu buryo budakwiye na gato ibintu bigaragaza ubugome n'ubwicanyi bw'ubutegetsi buriho. Ubwoko bw'ubugome bwagiye bugaragara binyuze mu kubuza abaturage ubuzima ndetse no kubona ibikoresho by'ingenzi, harimo imiti, ibiribwa n'ubufasha bwose bw'ubuvuzi. Ibi byatumye abaturage batereranwa, bahera mu bwigunge no mu mibereho idakwiriye. Ibintu byatangiye kuva mu kwezi kwa Kamena, bikaba byarabaye inshuro zirenga 10. Ubwa mbere byabaye tariki ya 19 Gashyantare 2025, ubwo habaye igikorwa cyasabye ubuzima bwa generali wari uyoboye ibikorwa by'umutekano, bikarangira icyo gikorwa kimuhitanye. Hakurikiyeho ibindi birimo ibyabaye kwa 30 Kamena 2025, ubwo indege zunganiraga ibikorwa by'ubutabazi zari zigiye kugeza imfashanyo ku baturage zasenywaga. Byari ibikorwa bigamije kubangamira ubufasha bwose bwanyanirwaga abaturage b'inzirakarengane. Ibindi bikorwa by'ubwicanyi byongeye kwigaragaza hagati wa 6 Ugushyingo na tariki 6 Ukuboza. Icyo gihe abagore bari bihitiyemo kujya gushaka ibiribwa ku isoko bakoresheje ubutwari bwo kwirengagiza ibihano ndetse n'inkomyi bagabweho igitero gikabije. Icyo gitero cyahitanye abantu barenga 40, abandi barakomereka bikomeye, harimo n'abasaza n'abakecuru. Abagore bafashwe icyo gihe nyuma yo gukurwa aho bari bagombaga kurekurwa, ariko basubijwe mu buryo budasobanuye aho bari bajyanwa ahandi hatamenyekanye. Kuva ubwo kugeza n'ubu ntawamenye irengero ryabo, nta makuru yabo aramenyekana, kandi imiryango yabo iracyari mu gahinda. Tukaba twongera gusaba ko barekurwa ako kanya nta mananiza. Bitabaye ibyo ubutegetsi buzabazwa ibyo bwakoze, kandi imiryango yabo igomba gusubizwa abantu babo mu cyubahiro. Nyuma yo kwirengagiza ibyo byose, tumaze iminsi twinjira mu ntambara yeruye ikabije kandi yagiye ishishikariza cyangwa isesekara mu bice byose by'imirwano, ndetse n'ibitero byo gutera ibisasu bikomeje kwibasira abaturage nta kurobanura, haba mu bice bya Masisi, Rucuru, Kamanyora, Ruvungi, Sange no mu yindi mijyi yose yegeranye. Ibitero byose ni ukunyuranya n'amasezerano mpuzamahanga yose igihugu cyasinye, harimo n'ayerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango irengera abaturage. Ibi byose bigaragaza ubushake bugaragara bwo gusenya no kurimbura ibyo umuryango wacu wubatse ku bufatanye n'inshuti zawo mu myaka ishize. Ibitero bimaze igihe bigabwa biri mu mirongo igenzuye neza kandi bikomoka mu bice bya Beni, Bunia, Ituri n'ahandi mu ntara z'uburasirazuba. Amashusho n'ibimenyetso byagaragajwe mu makuru mashya twabonye mu minsi ishize bigaragaza neza inkomoko y'iyo mitwe ndetse n'aho ibitero biva, birimo n'imitwe yoherejwe ku butaka bwa Kongo. Ni ukuri iyi koalisiyo y'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi ishyigikiwe n'ubutegetsi buriho yashyize igihugu mu bibazo bikomeye binyuze mu kwinjira
mu ntambara idafite n'impamvu yo kuyirwanya. Ubutegetsi bwiyemeje kurwanya intambara budafite ishingiro kandi bwarenze ku nshingano zabwo zo kurengera abaturage. Mu mezi ya Nyakanga kugeza mu Ugushyingo 2025 habaruwe ibikorwa birenga 1300 byo kurenga ku masezerano, byose bihabanye n'amasezerano y'itumanaho rya diplomasi yari yashyizweho umukono, harimo nayo yo kuwa 9 Nyakanga ndetse na raporo z'abahuza bo kugenzura ibahirizwa ry'amasezerano yo kuwa 14 Ukwakira na 15 Ugushyingo. Ibi byarenzweho si ibibazo bito cyangwa ibintu byatunguranye, n'icyemezo cy'ubutegetsi gihamye kandi gihuriweho cyo gusubiza igihugu mu nzira y'intambara no kwangiza amahirwe yose yo kugarura amahoro. Ni ngombwa ko twibutsa umuryango mpuzamahanga ko ubu butegetsi butigeze na rimwe bwubahiriza ibyo bwiyemeje. Bwateje intambara, bwakongeje amateka y'amacakubiri y'amoko kandi bwakomeje gukoresha amagambo asenya y'urwango n'uburyo bwose bwakongera ubukana. Imyitwarire yose ishimangira umugambi mubi wo gusenya no kurenga ku masezerano yose y'igihugu n'akarere. Ni ibintu bikomeye cyane ku mutekano n'imibereho rusange y'abaturage. Ibisasu n'ibitero bikomeje kugwa ku baturage byamaze kwica abarenga 100 ndetse imiryango ibihumbi yarahunze mu buryo bubabaje, nta buhungiro, nta nkunga, nta n'ubufasha na buke. Abaturage bakaba bava mu byabo bambaye ubusa, bakaba bari mu bibaya n'amashyamba ntawe ubitayeho. Mu misozi no mu kibaya cya Rusizi, isi yose yabashije kubona binyuze ku mbuga nkoranyambaga amakuba n'akarengane kagwiririye abagore, abana n'abasaza. Amashuri yarasenywe, insengero zirasenywa ndetse n'imiryango itandukanywa burundu. Ayo mashusho yose agaragaza ubuzima bw'akaga abaturage bacu babayemo buri munsi mu myaka isaga 3 ishize. Abaturage bacu bahanganye n'ubufatanye bw'imitwe y'inyeshyamba burimo abasirikare bamwe bahoze muri FARDC, abakoze jenoside ba FDLR, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye y'abaturanyi n'abacancuro b'abanyamahanga baturuka mu bihugu bitandukanye, harimo n'abanyaburayi ndetse n'abo muri Amerika y'Amajyepfo. Iri huriro aho kwerekana isura ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni urupfu n'isenywa ry'igihugu. Mu gihe ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'inzirakarengane, dufite inshingano idasanzwe yo kurinda ubuzima bwabo no gushyira imbaraga zacu zose ku rugamba rwo kubarengera. Ingabo zacu zahawe amabwiriza yo kuguma ku murongo ukomeye wo kwirwanaho, zigakumira buri kigeragezo cyose gishobora kwagura intambara. Ariko iyo mitwe y'iterabwoba yegera abaturage cyangwa igafata ibice by'ibanze bigamije kubangiriza, kubahemukira, tugomba guhashya izo mbaraga kuva ku isoko yazo kugira ngo dushinge umutekano n'ibyiringiro by'abaturage bacu. Ibi bitero bikomeje guturuka ku birindiro runaka bikoreshwa mu kwibasira abaturage bacu. Tugomba kubisenya no kubihagarika mu mucyo. Uburenganzira bwo kwirwanaho, uburenganzira bwemewe kandi bwubahirizwa n'amategeko mpuzamahanga. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga, by'umwihariko inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Katari ndetse n'ibindi bihugu byose byo mu karere gufata ibyemezo bikomeye no gushyiraho akarere kabugenewe k'uburinzi gahuriweho nk'uko byasabwe n'umuryango wacu kugira ngo ubuzima bw'abaturage bacu babone umutekano n'ituze. Ibi byose bigaragaza ko intambara imaze kwiyongera ku rwego rukabije. Bigaragazwa n'iyicwa ry'abasivile, isenywa rikomeye cyane ry'ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse n'iyongera ry'ubusahuzi mu bice byinshi. Hari ubusahuzi bukabije bukorerwa abaturage, gusenya imihanda, gusenya ibiraro, amashuri, amavuriro n'utundi duce two gutabara.
byose bigakorwa nk'uburyo bwo gutuma ubuzima bw'abaturage buba bubi kurushaho no kuba barushaho gusunikwa kw'imibereho mibi, kwiyongera kw'imibereho mibi mu baturage. Mu burasirazuba bw'igihugu, ibikorwa byo kwambura abaturage imitungo no kubabuza ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi binyujijwe mu gufunga ibikorwa by'ubutabazi ku bushake n'ibintu bidakwiriye na gato kandi bidakwiriye kwihanganirwa. Mu isura y'ibi bibazo bikomeye, ingabo zacu AFC M23 zikomeje kugaragaza umuhati wo kurinda abaturage b'inzirakarengane, zishyigikiye ibyo zemeye mu rwego mpuzamahanga kandi zihamye mu kurwanya no guhashya buri mbaraga zishobora gushyira abaturage mu kaga, ariko kandi ziracyafunguye amarembo ku biganiro by'amahoro igihe byaba inzira y'ukuri kandi idashingiye ku kubeshya cyangwa amayeri ya politiki. Mu mateka y'ibihugu byose hagera igihe cyo gukora amahitamo akomeye. Twebwe twahisemo ingingo y'inshingano kurengera abaturage n'icyubahiro cy'umuryango w'abanyekongo na Kongo muri rusange. Nicyo gituma dukomeje urugamba rwo kubungabunga ubuzima n'umutekano w'abaturage. Et la protection et de la dignité pour notre peuple. Je